gice cyatambutse mu nkuru igikomere twasize Kiara yarimo aganira na Joram ese Joram yaje gusubiza ikibazo Kiara yaramubajije ntabwo nigeze agisubiza. Nyemerera n'ubundi inkuru yacu tuyihere kuri abangaba bombi babiri. Joram ariyumvira akimvira umwanya munini ariko ntabe yasubiza. Muri uko kudasubiza Kiara akamubaza ati se wabuze icyo nsubiza, se wabuze icyo mbwira, ndimo ndakubaza aka kanya wasubiza ibihe inyuma. Urabona koko Sky yakongera kuguhitamo? Ese yakemera kuguhitamo? Joram ariyumvira avuga ati Kiara simbizi ariko ahari biragoye. Yarahera akamubaza kuki se wumva ko bigoye? Joram ati Kiara nkurikije n'uburyo tubanye uyu munsi n'uburyo nagiye nitwara n'uburyo nagiye mutera gushidikanya kunyibazaho, kumva hari ibintu byinshi cyane abura muri we, kumva adakunzwe. Nibyo koko hari amarangamutima atajya apfa gupfa, kubwanjye numva atabyemera. On my side numva ko byagorana ko wenda yampitamo nangwa se yanyemera, ariko nanone ngendeye ku mbaraga z'urukundo ahari ashobora kunyemera. Kiara ngo nawe ahera akamubwira ati nawe ndumva utari serious kandi ndanumva utari na sure ibyo uri kuvuga, reka rero ngusubize. Joram, sometimes umuntu ahitamo kureka uwo akunda kandi akunda n'umutima we wose, atari uko amwanze, atari uko nyine abona atanakwiye kuba yakundwa nawe, atari n'uko n'umutima we wari cyangwa gukomeza kumukunda. Ahubwo hari igihe wicara ukareba ukavuga ngo ahari uyu muntu ashobora kubaho yishimye mbaye ntari kumwe nawe. Ahari nimureka agakunda umuntu yumva ashaka, akaba ari mu maboko yumva ashaka, ubwo buryo bwiza bwo kubaho nyine yishimye ameze neza, kandi niyishima nanjye nzishima. Umuntu akaba yahitamo kutazongera kuguhitamo bya burundu nangwa se by'ubuzima bwe bwose, atari uko akwanze, ahubwo kubera yuko abona ko kuba gukunda, kuba yaguhitamo, ibyo bidatuma wowe umuhitamo,
kandi nta na rimwe uzigera umuhereza urukundo rungana n'urwo guhereza, umuntu akaba yahitamo kukureka kandi agakomeza kandi agukunda pe. Hanyuma ikindi kintu nshaka kubwira, ntibazakubeshye, wasubiza ibihe inyuma ku ngo nyinshi ziri kuri iyi si. Hari abantu benshi cyane badashobora guhitamo abagore bafite nangwa se ngo bahitemo abagabo bafite. Rero wikirema agatima ngo uvuge ngo byaterwa, ntabwo sikaye yakongera kuguhitamo. Uzi impamvu? Biraryana kubona umuntu ukunda, birababaza kubona umuntu ukunda uha buri kimwe, umwiyitaho ukoresheje imbaraga zawe zose, afite undi muntu yasariye, afite undi muntu akunda, afite undi muntu umutima we uhoraho. Umwanya mwakamaze muri kumwe mwishimye, mukawumara uri kumukansoringa, mukawumara uri gupuruvinga yuko ukwiye gukundwa nawe, mukawumara uri kumwereka yuko uwagiye aba yaragiye, ushaka kumwereka ko nawe nyine wamubera, nyine waba muri wa mwanya wa wundi yari arimo, waza ukuzuza nyine cyangwa se ugasiba cya cyuho uwo yasize. Biraryana kandi birababaza, bitwara imbaraga nyinshi. Umugore wawe niwe uzi ibintu ari kunyuramo, niwe uzi uburibwe afite, ahari wenda kugera imbere akagerageza kumwenyura no guseka, ariko ntagaseka ashize impundu. Nubwo anezerewe, imbere y'amaso yawe ashobora kuba afite isura yishimye igerageza kumwenyura, ariko honestly ugize chance yo kureba mu mutima we, nawe ubwawe wakwigaye. Ashobora kuba arya ariko ntibimugere ku nzoka, agaseka ariko imbere ari kurira. Hari ikintu abantu batazi, hanze aha abantu bafite amasura yishimye ku buryo umubona aseka ukabona araseka neza, wamubona yambaye ukabona yambaye neza, ibyo arimo byose ukabona ni bo. Ariko uzi ikintu cyinshi inyuma y'iyo nseko ni uko kwambara neza, ni agahinda katavugwa, ni amarira abantu barira bihisha, ni agahinda umuntu aba atabasha kubona uburyo yasobanura. Ubundi baravuga ngo biroroha cyane guseka kuruta gusobanura impamvu uri kurira. Izi mpamvu abantu benshi bahitamo guseka aho kurira se, nuko baba bumva ko nta muntu ushobora kumva uburibwe bafite, nta muntu ushobora kumva impamvu bari kurira. Hari n'uwo ubwira just akakumvira ubusa. Hari n'igihe uba utekereza ukavuga uti ese ninde uri bubyumve nk'uko ndi kubyumva, ese nabura ninde uri bumfashe kurira nk'uko ndi kurira, ese si bari bumburaminga, hari uri buvuge ati ubwo ni ubutesi. Ntamubwirire Jora, ntabwo twese twumva ibintu kimwe. Uzi impamvu rimwe na rimwe abantu bahitamo kugumana uburibwe bwabo?
nuko baba bazi ko nta muntu ushobora kubyumva nk'uko babyumva. Hari ikintu abantu batazi, iyo uganirije umuntu ngo nibwo uruhuka, ngo kumva nyine muri wowe uraruhutse, ntabwo ari buri wese. Hari igihe uganiriza umuntu ariko nyuma ukicuza impamvu wamuganirije. Ntabwo twese twakira ibintu kimwe. Hari ukumva arababaye, hari ugufasha kurira, hari ugutega amatwi, hari ugerageza kwitanga akakwitangira, ariko hari na wa wundi ukumvira ubusa. Ikintu uri kucyumva? Rero ntabwo buri nkuru yose nangwa se buri kuri kose ari ngombwa ko buri muntu wese akumenya. Hari ibintu umuntu agumana mu mutima. Joram, ibintu nanyuzemo byanyigishije ko nkwiye kugira ibyo mvuga n'ibyo nkwiye guceceka. Uzi impamvu? Umuntu wese nigeze nakizera nkamubwira ibyanjye nawe, nkamubwira ko nari ntwite, nkamubwira uburyo inda yaje kuvamo, uyu munsi hari igihe bari kumpata ibibazo. Hari abambreminga, hari abansobanurira, ariko byose ni amakosa yanjye. Si mpamvu mvuga ko ari amakosa yanjye, nari nkwiye kubiceceka nkabiguma. Sinari nkwiye kugira uwo mbibwira, ariko bamubwira iby'iki. Nyine iyo nza kuba narabimenye, simba narakoze iyo mistake. Niyo mpamvu uzasanga rimwe na rimwe hari abantu bagumana agahinda kabo n'umubabaro wabo, atari uko babuze abo babwira, ahubwo just kubera ko bibaza ngo ese uyu akwiye kwizerwa, ese uyu ni ngombwa ko amenya ibyo ndi kunyuramo. Jora, mgiye kukubwira nakubwira byinshi, ariko ntabyo mfite byinshi byo kukubwira. Muri ibyo byinshi ndumva icyo nakubwira ari kimwe: moving on. Ko nanjye ndi ku moving on. Ibyo ndagukunda, ariko umutima wanjye uri kugenda ukuvaho gake gake, kuko ubu ntago waba uwanjye, uri uwa Sky. Ikintu ndi bugusabe ni kimwe: genda ukunda umugore wawe, wite ku mugore wawe, umuhe buri kimwe cyose, umuhe urukundo. Genda wishyiremo ko ukwiye kumukunda, wikuremo ko ugomba gukunda Kiara. Ibi ndi kukubwira ni kubw'inyungu zawe no kubw'umuryango wawe. Ukomeza kwitwara gutyo, rero sinirere kuri wowe n'umuryango wawe, ko muzabaho mutishimye. Naho icyo kuvuga cyo ngo njye nakubera umugore wa kabiri, ntabwo ibyo bintu bizigira bibaho. Byabaho njye ntabwo naba amahitamo ya kabiri. Gira umunsi mwiza kandi. Ubwo ndavuga umunsi mwiza, ibihe byiza, uko bwije pe. Kiara arahaguruka akigendera, siga Joram aho ngaho. Joram asigara yibaza ku magambo yose Kiara amubwiye, akavuga ngo Ayla, uretse no kuba uri mwiza, uri umuhanga kandi uri umunyabwenge, ndagusezeranya icyo unsabye ngiye kugikora. Byose ngiye gukora singiye kubikora kubera indi mpamvu, ngiye kubikora kuko ubinsabye. Ubundi ubusabe bwawe ni nk'itegeko kuri njyewe.
yansabye kwita ku muryango wanjye, more especially umugore wanjye, ngomba kubikora kandi ndagusezeranya ko ntazigera nongera gutuma Sky arira nangwa se ababara. Ngiye gutuma yongera guseka kandi anezerwe, yumve yishimye, mubere byose. Tuve aho ngaho twigire hamwe kera akunda kujya kugorobereza buri munsi, arebe ko yahura na wa musore. Aragenda akicara akaka icyo kunywa, tukabona arasa n'uri kwibaza ibintu byinshi, arasa n'uwafurayinze umutima, ari kuvuga ati mana, ahari uyu ni wo munsi wa mbere na nyuma nje hano, ndasa n'ugiye kuva ku izina, ariko ndakwinginze basi muza n'uyu muntu, reka ngire ikintu ngusaba none, niba wabasha kunyumva, niba uri kunyumva, uza n'uyu muntu. Aricara agategereza, ese aragenda akicuma bukira pe, agera akarambirwa, agira atya agahaguruka akishyura, umutima akavuga ati mana, basi wenda uzamuha umugisha, ntabwo mbonye umwanya wo kumushimira, sinanamubonye ngo namushimire, sinzi nuko yitwa basi ngo namushakishe, nta n'ifoto ye mfite ngo basi nagira n'uwo mbaza. Rero wowe wa mana we, uzakora icyanya cyo kandi gikwiriye, umuhe umugisha, umugirire neza nk'uko yangiriye neza. Ntacyo afite namwitura kano kanya, ariko wowe uzamwiture nk'Imana. Agira atya agasohoka, akigera ku muryango yibuka ko yasize ikote rye, agarukamo imbere hamwe yari yicaye, agafata rya kote akigendera. Mu gihe arimo agenda, yumva umuntu asa n'umukozeho, mu guhindukira abona neza neza ni wa musore, asa n'uwikanze, ati mbona wikanze nkaho ubonye umuzimu. Yararajisha akamwenyura akavuga ati oh no, ahubwo nyine ndikanze kuko ntabwo nari niteze ko hari umuntu ushobora kunkoraho, mva nawe uri njye wakikanga. Ati oh it's okay, bite se kugiye ko mbona wagira ngo uri kugenda. Yari ati ya nari ntashye amaze umwanya munini. Ati oh iki nibwo nari nkinjira, unyuza ufata ikote ugenda, nyine mubonye ninjira, none urongeye uragiye, nari ntekereje ko aribwo icyiza, kumbe wowe uri gutaha. Yari ati yego nari ndimo bwije, amasaha yakuze, hano mamaze umwanya, so nari ntangiye kumva ndi bawa, mfata decision yo kujya mu rugo nkajya kuruhuka.
ati none se niba bitagoranye iminota 30 ntago wayima tukaba turi kumwe basi tukavugana cyagiye ntitwabashije no kuganira nambwira nuko meze yarariyumvira ati 30 ako ntago ari myinshi yakamubwira ati nta kibazo arakata baragenda bagahindura location ndetse bakicara ahatandukanye naho Kiara yari yicaye umusore atumizaho ibyo kunywa ndetse bagakoresha na komande y'ibyo kurya bagatangira kuganira umusore agakomeza kwitegereza Kiara nawe agacishamo akamureba ariko akijijisha nkaho atari kumureba umusore agira atya akabwira Kiara akavuga ati ntago numvaga ko nzigera nongera kukubona nyuma y'uriya munsi naragushakishije pe nkajya nza hano inshuro nyinshi ngo ndebe ko twakongera tukahahurira kenshi gashoboka ariko nta na rimwe nigeze nkubona ngize amahirwe ndakubona Kiara mu mutima ati se burya nawe yaranshakishije se burya nawe yazaga hano arebe ko yambona yishimamo asa n'umwenyuye akomeza kumubwira ati ndumva nishimye ko nongeye kukubona rero ntabwo nzi guca ku ruhande kuva wa munsi nkubona ishusho yawe yanze kumva mu maso nkumva muri njyewe ndagukumbuye nkibaza ngo gute nkibuka ko tutanaziranye nkibuka ko ari ubwa mbere nari nkubonye mbere nabaje no kujya mbyirengagiza nkagira ngo ahari wenda bizashira gusa uko nabitekerezaga ntabwo ariko byagenze uko nabyumvaga ntabwo ariko byaje kugenda ndabyibuka warambajije mbaza amazina yanjye ako ntabwo nigeze nyakubwira numvaga kirya gihe bitari ngombwa numvaga ndi kugufasha umva nyine bizagera aho ngaho nyine birangire ariko ntabwo natekerezaga ko umutima wanjye uzagera ukajya ukunyishuza umva ndagukumbuye ni byinshi navuga kano kanya gusa nishimiye kongera kukubona nkubonye usa n'ugenda ndavuga ni Imana ndamubonye ariko se kagiye mera ko ngukurikira baze ko nari ndi gutekereza avuga ni nimbona ugiye ntabashije kukugeraho ndi buguhamagare ariko se ngavuga ndaguhamagara ngo iki ndavuga ye muntu sinzi niba warigeze unambwira n'amazina yawe simbyibuka neza gusa icyo nibuka nuko ngiye ntigeze nkwibwira ntabwo nigeze nkubwira izina ryanjye ntabyo nakubwiye pe genda byibuka gusa wowe niba wararimbwiye ntabwo mbyibuka Kiara araseka ntabwo wivunika ibyo uri kuvuga byose ntabyumvise hagiye muri byinshi naciye kure nitwa Ayla Kiara
umukobwa ndumva ari ibyo. Ndahera akamubaza uri umukobwa ufite boyfriend, ufite umuntu mwamukundana? Kera ati come on, rero ko wihuta cyane ugera mu bintu by'inkundo ukumbaza niba ufite umuntu dukundana kano kanya, kubera iki se nyine watekereza ko nawe wenda afite undi muntu dukundana cyangwa se nawe mfite sheri? Ndetse ahubwo guta umukobwa mwiza nkawe yaba adafite sheri? Umukobwa usa nawe. Kera ati bwiza ntabwo ari bwo buzana umukunzi. Bwiza ntabwo ari bwo butuma umuntu akundwa. Hari ikintu rero buriya utazi. Wari uzi ko abakobwa benshi beza cyane bafite ubwiza n'uburanga buragaragarira buri wese, abenshi bari single. Ndetse baba single gute bishoboka bite? Yarati shabi yihorera kandi mutinya kubatereta, mutinya kubavugisha, muba mubareba mukumva ngo bararenze, ngo ntago babemera, mukanga kubavugisha. Shabyihorera. Abakobwa benshi beza bigaragarira amaso ya buri wese, abenshi bari single. Ibyo tubyuwe ntabwo ari byo turi kuganira. Nakwibwiye ngaho nawe nyibwira. Naho iby'uko mfite umukunzi, ibyo ukuri gwari nuko nawe ati wow nice. Kera ati birakunejeje? That of course. Bitanezeza ibaze iyo nza gusanga ufite undi muhungu ukunda kandi nsigaye nirwa ngutekereza, wumva byari bundemerere. Ariko bahari nshobora kuba mfite amahirwe. Ati amahirwe y'iki? Iyo kuba naba candidate yo kuba nakudatinga. Ahubwo umbwire ntange candidature. Ati mbwira twakomeje. Witwa nde? Ati rero buriya urumva ushaka kumenya uko nitwa? Ati gabanya imikino, gusa ngiye ko nakwibwira. Ati okay. Njye nitwa Lim. Ati Lim. Nice to meet you, Lim. But nice to meet you too, Ayla. Ati none se witwa Lim byonyine? Ati nitwa Nila ni Lim. Ati ubwo nibijya bincanga nzajya nkwita Nila nangwa nkwite Lim. Ati ibyo ushaka, wanyita Nila, wanyita Lim, yose ni ayanjye. Cyo kimwe nuko nanjye nshobora kukwita Kiara cyangwa se nkakwita Ayla. Ntacyo byaba bitwaye. None se Kiara, njye ntabwo nshaka guca ku ruhande. Ahari wenda Imana impaye umugisha wo kukubona. Aya ni amahirwe ntagomba gupfusha ubusa, kandi kuko nanjye ntabwo nifuza kuyapfusha ubusa. Sinzi niba amarangamutima yanjye kuko ariko kunyishuza kuko agukunda, nanjye ndacyari confused. Ariko reka ngire chance yo kubivuga. Menya ngukunda Ayla.
umutima wanjye waragukunze. Njye n'umutima wanjye turagukunda. Kandi ibyo ndi kukubwira ndumva ndi guhamanya n'umutima wanjye neza. Iyi nkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ese ibintu Lina nari kuvuga ni ukuri? Ese arakomeje? Kiara se waraza kubyakira ate? Inkuru yitwa Igikomere. Njyewe nitwa Obvious Atete. Inkuru ni nyandika kandi ni nanjye wiyibagezaho.